Muraho neza muryango mugari wa Physio Rwanda. Niba ujya ubyuka mu gitondo umugongo wo hasi ukakubabaza ukumva uremerewe cyangwa se ukumva umeze nk'utagororotse neza, iyi video ni yawe rwose. Uyu munsi ngiye kukwereka imyitozo yoroshye yo mu gitondo ushobora gukorera iwawe mu rugo nta bikoresho, kandi ikagufasha kurekura umugongo wo hasi, bityo bikagabanya ububabare no gutangira umunsi wawe umeze neza bikarushaho kwiyongera. Wibuke ko iyi myitozo niyo kugufasha no kugukangurira umubiri, ntabwo yo gusimbura muganga. Niba ufite ububabare bukabije cyangwa bwiyongera buri munsi, ni ngombwa kugana umuvuzi. Reka dutangire imyitozo dukore buhoro buhoro, kandi twiyumve ni imyitozo myiza iri buze kugufasha. Gusa niba ari ubwa mbere unkurikiye, wibuke gukanda like, ukande subscribe, ubundi ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ikindi nuko uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, waza kucyandika muri komenti. Bishoboka ko ari icyo utaba wumvise neza cyangwa ari n'icyo wifuza ko tuzagukorera ubutaha, byose ubyandike kugira ngo nze kubinyuzamo amaso mbashe kugusubiza. Reka turebere hamwe rero iyi myitozo ishobora kugufasha kuruhura umubiri wawe, ariko cyane cyane igakuraho ububabare bw'umugongo wo hasi. Iyi ni imyitozo mu by'ukuri wajya ukora mu gitondo, nibyo byaba ari byiza cyane, kuko nibwo umubiri uba utari wananirwa. Iyi ni imyitozo igufasha kugabanya ububabare bwo mu mugongo wo hasi. Reka dutangirire ku mwitozo wa mbere. Umwitozo wa mbere ni ukuzamura amavi, mu by'ukuri yerekeza ku gatuza. Ahangaha uraryamira ku mugongo ukora ukoresheje amavi yombi, nurangiza uyazamure uyaganisha ku gatuza cyangwa se uyakurure uyaganisha ku gatuza. Ni ukuvuga ngo urafata amavi yawe ukoresheje amaboko yombi, nurangiza uyakurure uyegereza ku gatuza kugeza aho wumva mu by'ukuri hajemo kurekurwa neza mu mugongo wo hasi. Muri iyi video imyitozo yose turayikora igenda ihindagurika buhoro buhoro, kugira ngo mu by'ukuri tudafata umwanya umwe gusa, cyangwa ugasanga umwitozo umwe wonyine niwo tubashije kuba twakora, kuko imyitozo y'igihindagurika nibyo bigufasha kandi ntube wanarambirwa. Bityo numara kuza kubikora umaze kuzamura amavi, uratangira uyanyeganyeze buhoro buhoro ujya ibumoso ndetse ujya n'iburyo. Ibi ngibi tugiye kubikora mu masegonda 30, nyuma uraza kumva koko ko hamaze kurekura mu mugongo wawe wo hasi, bityo ko bwa bubabare nta bukirimo. Reka twerekeze ku mwitozo wa kabiri. Umwitozo wa kabiri ni wo kuzengurutsa umugongo wo hasi. Ati wo ukorwa gute rero? Ahangaha uramanura ibirenge byawe ubishyire hasi, ibitugu byawe bigume hasi, nurangiza ureka amavi yombi ajye ku ruhande rumwe, aho rwose wumva ashobora gusa anayijyana hasi. Ahangaha uraza kumva kurambura neza ku ruhande rutandukanye rw'umugongo wo hasi. Ibi ngibi uraza gufata uwo mwanya amasegonda 10, hanyuma ujye no ku rundi ruhande naho ukora uyu mwitozo kugira ngo ukomeze ugufashe. Mu by'ukuri uyu mwitozo ndetse ni yose nateguye muri rusange, anayiteguye kugira ngo ibe imyitozo migufi ariko ifite akamaro cyane. Ari nayo mpamvu nkugira inama yo kugira igice cy'ibikorwa byawe byo mu gitondo, bityo kibyuka ushobora gukora iyi myitozo yagufasha cyane. Ugifite imbaraga, umubiri ugikora neza, kandi ubushaka n'imbaraga uza kwirwana umunsi wose. Niyo mpamvu imyitozo ari myiza cyane mu gihe cya mu gitondo. Ni ukuvuga ngo mu gihe uri gutegura umunsi wawe wayikora, mu gihe ubyutse wahita uyikora rwose, ugakoresha amasegonda make cyane ntibikugore. Ikindi kiza, mu gihe uri gukora iyi myitozo ushatse wanywa amazi hagati y'imyitozo, nabyo biba ari byiza. Tuvuga ukoze umwitozo umwe uraruhutse ufashe ku mazi, nabyo biragufasha cyane. Ibi byose rero bigufasha gutangira umunsi neza, mu by'ukuri ukarekura umugongo wawe wo hasi, ububabare bukagenda, kandi ukitegurira imirimo yawe ukaza no kuyikora nta kibazo nambugize. Gusa hari n'abambaza bati ko hari igihe tujya kuryama tukumva mu by'ukuri ububabare buraza kuba bwinshi nijoro, nta wayikora agiye kuryama? Nabyo birashoboka cyane rwose. Wayikora ugiye kuryama, upfa kuba wumva nyine igihe uyikeneye, cyangwa se igihe wumva ububabare butangiye kuza, cyangwa igihe wumva ushaka kumera neza. Iyi myitozo yagufasha kuko abantu bose hari ubyuka atameze neza, hakaba n'uryama atameze neza. Bitewe n'igihe rero uyikenereye ubona ko yagufasha, wayikora nta kibazo, nta kintu bitwaye. Reka tujye ku myitozo ya gatatu. Ni umwitozo ujyanye no kurambura imitsi yo ku kibuno. Iyi nayo ni imwe mu mitsi ikomeye cyane inatuma bwa bubabare bw'umugongo bushobora kuba bwaza
gukomerezaho. Ni ukuvuga ngo uyu mwitozo uburyo urawukora, urazamura akaguru k'iburyo, nurangiza ushyire akagombambari ku ivi ry'ibumoso, nurangiza ufate ukoresheje amaboko inyuma y'ivi, ukuremo cyangwa se ukurure uganisha ku gatuza. Ni ukuvuga ngo ahangaha uraza kumva neza kurambura ku kibuno, cyane cyane ku gice cy'iburyo, nurangiza urafata amasegonda 30, hanyuma uhindure ukore no ku rundi ruhande rw'ibumoso. Ibi ngibi ushobora no gukurura akaguru amasegonda 10 kugera kuri 15, bityo ukaruhuka gato, hanyuma ukongera ugakurura. Ibi biragufasha cyane kuko ibi bituma imyitozo igenda ihindagurika ikora neza kurushaho, bityo bwa bubabare wari ufite bukabasha kuba bwavamo. Imyitozo ya kane nayo ugomba gukora ni ukurambura imitsi ayo mwitako. Ni ukuvuga ngo kwitako tugiye kureba imitsi ibiri, hari imitsi iri imbere kwitako, hari n'imitsi iri inyuma, navuga ko iri ku gice kijyanye n'ubundi n'ikibuno. Ni ukuvuga ngo tugiye guhera rero kuri iyi mitsi iyo mwitako isa n'iri ku gice cy'inyuma nyine ku kibuno. Ni ukuvuga ngo ahangaha uricara hasi bisanzwe, nurangiza urambure akaguru k'iburyo, akandi kagume nta kibazo gahinnye, bityo ikirenge cy'akaguru gahinnye kigume kwitako ry'akaguru karambuye. Ahangaha uramanura amaboko yawe ugana ku mano gahoro gahoro kugeza wumvise kurambura neza. Ahangaha uraza kubyumvira neza mwitako ndetse no mu kibuno ndetse no ku mugongo wo hasi. Fata uwo mwanya hanyuma uhindure ukore no ku rundi ruhande. Iyi myitozo mu by'ukuri igomba kugufasha kumera neza, ntabwo ari ukukubabaza. Ugomba kumva ko nibura muri wa mugongo wo hasi hari kurambuka, ndetse ukumva yuko n'izi nyama ziri kurambuka. Ntabwo ugomba kumva ububabare bukabije. Igihe wumva utangiye kubabara cyane, ufatira aho ngaho ukaba ariho ubugumye, ukabara amasegonda 15, bityo ukongera ukava ukongera ugasubiramo, cyangwa se ukaba wahindura ukajya no ku kandi akaguru. Reka turebe imyitozo ya gatanu, ni imyitozo ijyanye no kurambura imitsi y'imbere. Noneho kwitako, ni ukuvuga ngo ni imitsi by'umwihariko iri imbere idufasha kuba wahina ukuguru ariko guhiniye n'ubundi mu rukenyerero. Iyo myitozo rero y'uburyo uraza kuyikora, uraza gupfukama hasi, bityo ivi rimwe ryawe ribe riri hasi, ikirenge kirindi kibe kiri imbere. Ahangaha uraza gushyira uburemere bwawe ku kirenge kiri imbere kugeza wumvise kurambura, by'umwihariko ahangaha ku gice cy'imbere cyegereye ikibero cyawe. Ni ukuvuga ngo niwumva harimo kurambuka cyane, uraza kumenya ko uwo mwitozo uri gukora neza cyane, kuko akenshi iyi mitsi ikunda kugorana cyane nko mu gihe umuntu yaryamiye ku ruhande, cyangwa se ugasanga nyine yaryamye muri pozisiyo itari nziza. Iyo rero iyi mitsi mu by'ukuri irambutse, bituma na wa mugongo wo hasi utakurya, kuko iyi mitsi ifatanye n'umugongo wo hasi. Rero kuyirekura bifasha kugabanya igitutu kuri wa mugongo wawe. Niyo mpamvu ukimara kugera aha uraza gukora n'ubundi mwitozo, ufata amasegonda 10 kugera kuri 15, bityo uruhuke gato wongere ubikore. Reka turebe noneho undi mwitozo wa gatandatu, nawo ni umwitozo mwiza cyane, awo ni uwo kurambura umugongo wose. Ahangaha uroroshye pe, urapfukama, nurangiza wicare ku matako, urambure amaboko yawe imbere ugana hasi. Ahangaha uraza kumva kurambura neza cyane mu mugongo wo hasi, hanyuma nurangiza ushyire amaboko yawe ibumoso, urambure uruhande rw'iburyo, ushyire mu by'ukuri amaboko yawe iburyo, urambure n'uruhande rw'ibumoso, ujye ufata amasegonda 10 kuri buri ruhande. Uyu ni umwitozo mwiza cyane, nawo uri buze kuba wagufasha. Reka dusoreze kuri uyu nguyu, ni umwitozo nawo mwiza cyane, nawo ugufasha kurambura wa mugongo wawe wo hasi, aho ushyira amaboko n'amavi hasi, warangiza ukajya uzamura umugongo ugana hejuru, hanyuma ukongera ukawumanuramo ukagana hasi, ukajya ufata buri mwanya amasegonda 5, ukajya ugenda uhinduranya gahoro gahoro. Ni ukuvuga ngo urawuzamura ubara amasegonda 5 uri hejuru, nashira ubumanure wongera ubara amasegonda 5 uri hasi. Ibi biraza kugufasha cyane. Aya masegonda ndi kuvuga si ngombwa ngo ufite mashini cyangwa ufite wenda telefone yo kubayisha. Ushobora wenda tuvuge urazamuye ukabara 1, 2, 3, 4, 5, noneho ukagira ute ugahita wongera ukamanura, naho ukabara 1, 2, 3, 4, 5. Iyi ni imyitozo myiza cyane, mu by'ukuri iraza kugufasha akomera neza, haba ububabare bw'umugongo wari ufite bukagenda, ndetse n'ibindi bibazo by'inyama ndetse n'imitsi uba wari ufite ku gice ikijyanye
n'igihimba byose bivaho ukumva umubiri wawe uruhutse kandi umeze neza cyane. Iyi ni imyitozo idasaba iminota myinshi cyane nk'uko mwabibonye twanayikoze, nta bikoresho ikenera, wayikorera buri gitondo, buri mugoroba wibereye mu rugo. Wibuke kandi gukora iyi myitozo kenshi kuko ari ingenzi kuruta kuyikora nabi cyane. Ndishimye ko rero wagumanye nanjye by'umwihariko muri iyi myitozo nakwerekaga kuri Physio Rwanda. Tuzongere duhurire mu yindi video dore ko ibyiza byacu byo biba ari byinshi cyane. Birashoboka ko hari ibyo wakunze, birashoboka ko hari n'ibyo wagaye. Ibyo wakunze ubyandika muri comment ubidushimire, ibyo utishimiye nabyo byandike muri comment kugira ngo tuzabikosore, mu kugira ngo turusheho kubaha imyitozo myiza, murusheho kugira ubuzima bwiza. Dore ko muri Physio Rwanda tukubwira ngo ntukababare. Niba rero wayikoze yose, ndizera ko umugongo wawe wo hasi wumva woroshye kurushaho. Gerageza kuyikorera buri gitondo kuko gukora imyitozo kenshi bifasha kurutsa kuyikora rimwe nabi cyane. Niba iyi video ikugiriye akamaro, kanda kuri like wisangize n'abandi bashobora kuyikenera.